ikaze kuri mwe mwese mudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze kugira ihirwe mu byo mukora byose. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV nawe wabugeze bwa mbere kuri AFRIMEDIA TV. Twakwibutsa gukora subscribe ugakora no kazugira kari ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru mashya, amakuru tuba twagiye dukora mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Twe ntituzigera na rimwe duhema kubagezaho amakuru mashya, amakuru mukeneye kumenya. Umuhanzikazi Knowless, umuhanzi ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, yasohoye indirimbo ye nshya yitwa Tobora ku rubuga rwa YouTube, aho imaze kurebwa n'abantu basaga ibihumbi 50 mu masaha make cyane ashize asohoye iyi ndirimbo. Ni indirimbo iri kuvugwaho byinshi dore ko yagaragayemo umunyarwenya uzwi ku rubuga rwa YouTube, uwo nta wundi ni Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyaxo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com, Knowless yagize icyo avuga kuri iyo ndirimbo ye nshya. Umuhanzikazi Butera Knowless umaze imyaka irenga 10 mu muziki yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo ye nshya yise Tobora, ikubiyemo ubutumwa bukangurira uwakunze umuntu gutera intambwe akabimubwira. Uyu muhanzikazi yatangiye guteguza abafana be n'abakunzi b'umuziki iyi ndirimbo ubwo yari mu gihugu cya Portugal, aho yari yitabiriye iserukiramuco ry'umuziki ari kumwe n'umugabo we Ishimwe Clement. Knowless yabwiye inyarwanda.com ko ibyo yaririmbye muri iyi ndirimbo atari nk'urumamo, ahubwo ari igitekerezo yagize nk'umuhanzi ashingiye ku byo abona. Yagize ati, nta kintu kidasanzwe navuga nahereyeho uretse kugira igitekerezo ku bw'ibintu bitandukanye, cyangwa se kuba uri muri studio ukagira igitekerezo mukacyubakiraho, ariko mu by'ukuri nta muntu runaka nzi wananiwe gutobora kugira ngo abe ari we wenda nahereyeho nkora iyi ndirimbo. Amashusho y'iyi ndirimbo akozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ryisumbuyeho, nk'aho muri iyi ndirimbo hagaragaramo umunyarwenya Nyaxo atwika inzu nyuma yo gusanga umukobwa yakunze ari gusomana n'umusore muri iyo nzu. Knowless avuga ko yahisemo kwifashisha Nyaxo muri iyi ndirimbo kubera ko ari umukinnyi mwiza, kandi yasanze uburyo inkuru y'iyi ndirimbo yari yanditse yari ihuye na Nyaxo, yanzura kumwifashisha muri iyi ndirimbo y'iminota 4 n'amasegonda 11. Yavuze ati, impamvu nakoresheje Nyaxo nuko ari umukina amashusho mwiza kandi akina neza, kandi twabonaga uko script imeze n'ibyo twifuza, cyangwa se byaba byiza muri video umuntu wari kubikora neza nk'uko twabyifuzaga yari Nyaxo. Uyu muhanzikazi avuga ko nyuma yo gufata aya mashusho basanze batari bibeshye kuri Nyaxo ngo kuko yatanze umusaruro yari yitezweho. Yagize ati, rero byari byiza kumugira muri video, kandi ibyo twari tumwitezweho ntabwo twibeshye, yakoze neza, yaryoheje video ndetse n'ibyo yakinnye yabikoze neza. Kanyabugande Olivier Nyaxo azwi cyane mu banyarwenya bo kuri YouTube. Izina rye ryakomeye cyane ubwo yatangiraga kunyuza amashusho y'urwenya ari kumwe na bagenzi be ku muyoboro wa AFRIMAX TV. Nyuma uyu musore yatangiye urugendo rwe rw'umunyarwenya wigenga kuri chaîne yashinze yise Nyaxo. Ni ku munota wa 2 n'amasegonda 28 kugeza ku munota wa 2 n'amasegonda 46 muri iyi video humvikanamo ijwi rya Platini aririmba, ariko ntagaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo.
Knowless avuga ko nta mpamvu ihambaye yatumye uyu muhanzi bahuriye muri Kina Music atagaragara muri iyi ndirimbo. Akavuga ko ntacyo byahungabanyije kuko yari ahamubereye. Yagize ati impamvu Platini atagaragaye mu ndirimbo nta yindi ihambaye, nibaza yuko yari mu yindi mirimo itandukanye nawe nk'umuhanzi, ariko rero kuba ataragaragaye ntacyo bihungabanya haba kuri njye cyangwa kuri we, nubwo atahabaye nari mamubereye, nta kidasanzwe cyatumye ataboneka. Iyi ndirimbo Tobora ntabwo iri kuri album Inzora uyu muhanzikazi aherutse gusohora, yanditswe kandi itunganywa na Ishimwe Clement, ni mu gihe amashusho yafashwe n'uwitwa Gadi. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, reka tukwibutse gukora subscribe waba ugeze bwa mbere kuri AFRIMEDIA TV kugira ngo nawe utazajya ucikwa na byinshi tugutegurira umunsi ku munsi. Hasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe, dore ko ibitekerezo byanyu bidufasha cyane. Turabashimiye cyane, mukomeze kugira umugisha utangwa n'Imana.